kanda subscribe kuri ino channel urebe video yose uyisoze udatarukije kugira ngo utagira ikintu na kimwe uri bucikwe. Biroroshye cyane kandi nawe wasanga telefone yawe igishyuha. Ikibazo si uko telefone yawe ishyuha, ahubwo ikibazo ni uko utarareba ino video. Reba ino video nurangiza uyohereza abantu bose uzi bafite telefone zigira ikibazo cyo kuba zashyuha. Nurangiza urebe ino video yose kugeza irangiye usobanukirwe byimbitse. Nurangiza ushyire ino application muri telefone yawe, nkwereke uburyo uri buyinstall ukayishyira muri telefone yawe, ku buryo telefone yawe itazongera guhura n'ikibazo cyo gushyuha ukundi. Biroroshye. Iyi application yitwa CPU monitor, bivuze ko ari control processing unit, izajya iyifasha kuba yayirinda ubushyuhe mu gihe telefone yacu irimo gushyuha, ikaba yayirinda. Biroroshye cyane, urabona ko ahangaha ari dogere Celsius 39. Nimba uri kuhareba hano handitse check CPU, nimba uri kuhareba handitse check CPU, kuba wacekinga nyine uburyo telefone yawe iba iri guprocessinga, uburyo iri gukora cyane, wenda ikaba itabasha kurya umuriro cyane. Byose biroroshye kuba wabikora. Uraza ukanda hano kuri check CPU kugira ngo dusuzume neza. Mbere yuko dukanda kuri check CPU, urabona ko ahangaha handitse ngo CPU model akaba MT 380, akaba high score, akaba dufite CPU range. CPU range ni umuriro telefone yacu irekura ku isaha. Irekura umuriro wa 1.3 GHz ku isaha. Urabona ko ni umuriro utari mwinshi cyane. Urabona ko dogere kare mu kanya 39, ariko tugeze kuri dogere 40. Niramuka igeze kuri dogere byibuze 50, telefone yacu irahita itangira kuba yakonjeshwa ako kanya. Birikora automatically ukimara gushyiramo ino application ukabikora gutyo. Kugira ngo dusuzume neza rero uburyo telefone yacu iri gukora, telefone yacu nimba iri gushyuha, turaza tukanda hano handitse check CPU. Urakanda hano handitse check CPU turebe uburyo telefone yacu cyane. Urabona ko barimo gukonjesha, urabona ko fani iriya isanzwe uzi ihoza ihita ikaraga ikakwereka ko telefone yacu irimo gukonjeshwa. Mu gihe yaba ishyushye ihita igabanyiriza ubushyuhe bugashiramo burundu. Rero ikibazo si uko utarareba cyangwa se uko telefone yawe ishyuha, cyangwa uko utarareba ino video, ufate ino CPU masters, ino CPU monitors, bishyire muri telefone yawe, ntuzongere gushyuha, telefone yawe ntizongere gushyuha ukundi. Byose biroroshye. Iyi ifite CPU enye zose icyarimwe. CPU zose urabona ko zikora 100%. Hari CPU ya mbere nimba uri kuyireba, hari CPU ya mbere, iya kabiri, gatatu n'iya kane. Izi CPU zose zifashishwa mu kuba zakonjesha telefone yawe mu buryo bworoshye. CPU ya mbere irekura current ya 1.3 ku isaha. Bivuze ko iyi telefone yanjye iri kurekura byibuze umuriro wa 1.3 ku isaha. Maximum umuriro itabasha no kuba yarenza nawo nuwo nguwo. Ibi ngibi rero biroroshye kuba wabikora. Hano harimo uburyo rero bwo kuba wakoresha telefone mu gihe uri kubona ko yashyushye, biri manually bitari automatically. Bahita babikubwira cyangwa yo ikabyikorera, ariko ikakwereka uburyo wabikora nawe ubyikoreye bitari ngombwa ko ibikora. Hano harimo uburyo bwa cooling types. Uraza ukanda hano handitse cooling tips. Umara gukanda kuri cooling tips, hano harimo uburyo rero bwo kuba wakonjesha telefone yawe. Hano harimo close unused background and reduce CPU and heat generation. No gufunga app atafite icyo ari gukora, ndetse nawe kugabanya CPU usage and heat generation, no kuba wayirinda ibintu nk'ibyo nyine. Hano harimo ibintu bikorwa muri no application. Hano harimo ahanditse ngo avoid using phone while it's charging. Kutubwira ati twirinde kuba twakoresha telefone yacu mu gihe icaginze. Mbere na mbere rero, mu gihe ushaka kwirinda ko telefone itazashya ukundi, uzirinde kuba wayikoresha icaginze. Uburyo bwa gatatu batubwira buzadufasha gukomeza kwirinda ko telefone yacu yashyuha ni ubu ngubu: turn off unused phone features like Bluetooth. Turn off unused phone features like Bluetooth, Wi-Fi and GPS to minimize heat generation. Funga Bluetooth ndetse Wi-Fi n'ama GPS ndetse n'ibindi byose byatuma telefone yacu ishyuha, bigatuma telefone ikora cyane ikaba yashyuha. Biroroshye. Uburyo bwa kane buzagufasha kukurinda telefone yawe ko yashyuha, hari screen brightness reduce
the power consumption and heat generation. Irinde gushyira urumuri rwinshi muri telefone yawe kuko bituma itwara umuriro mwinshi bigatuma telefone yawe yashyuha. Nubwo iyi application ibikora ariko inakugira inama zo kuba wakora ibi bintu kugira ngo telefone yawe irusheho kuramisha yarangiza ntizigere ishyuha na rimwe. Ikindi, temporarily remove the phone case and improve heat dissipation. Mu gihe rero telefone wenda uri kumva yaba yashyushye cyane wayikoresheje igashyuha ku rwego ruri hejuru, irinde temporary remove phones and cases. Mu gihe yashyushye telefone yacu, fata ya kava yayo iriho uyikureho, nurangiza ukoreshe telefone yawe itariho kava, kuko nuramuka uyikoresheje iriho kava izaza ishyuha kuko ntago ibibasha kuba yahumeka, ubushyuhe bukiyongera. Icyiza rero niba uri kubona telefone yawe yashyushye, irinde kuba wayikoresha iriho kava yayo. Ikindi tugiye kuba twareba hano, try to avoid direct exposure. Irinde kuba wakoresha telefone yawe wenda wegereye umuriro cyangwa ucanye umuriro cyangwa wegereye imbabura, kuko bizatuma telefone yawe ishyuha. Mwarimu kubana ni Tuyisenge Jean d'Amour, mukomeze kugira ibihe byiza kandi subscribe kuri ino channel uzikomeza kubona ibintu byiza nk'ibi ngibi. Ndagushimiye kuri wa kandi subscribe. Salute boss.